mateka y'isi ibikomerezwa byinshi cyane yaba mu myaka ya kera cyane ndetse n'iya vuba usanga benshi ari abagabo ndetse nta n'umuntu bifata nk'ibitangaza kuba abagabo ari bo banyabigwi babayeho benshi mu mateka. Iyo amateka agarutse ku mugore w'igitangaza usanga inkuru itangiye gufata ishusho y'igitangaza kuko bitamenyerewe kumva umugore wanditswe nk'igitangaza gikomeye ku isi nubwo bahari kandi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu bihe bitandukanye. Muri abo bagore batari benshi bose babaye ibikomerezwa mu mateka nta n'umwe uzigera uvugwa nka Cleopatre. Izina ryahamuraga abantu mu gihe cye ubwo yari umwamikazi wa Misiri ndetse ingoma ye akaba ari nayo yashyize akadomo ku butegetsi bwa cyami aha mu Misiri nyuma yaho hahindukiye ubwami bukuru bwa Roma. Nubwo amateka ya Cleopatra avuga uko benshi bamutindaho cyane nk'umwamikazi wabayeho w'umugome cyane ukabije kandi akaba yari afite imbaraga z'umwijima zamufashaga kugera ku byo yashakaga byose. Ariko se koko uyu Cleopatra yaba yarabayeho kandi akaba yari umugome nk'uko amateka ibitekerezo n'imigani bibivuga? Ese niki twagenderaho tumenya ibyo kubaho kwe n'ubugome bwe? Nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro twahariye umwamikazi wa Misiri cyangwa se bamwe mwita Egypte Cleopatra. Ngende Benitagira Nezuera muhaye ikaze. Abarebyi ba filime bashobora kuba bazi yitwa The Mummy ya Tom Cruise. Iyi filime igaragaza kuzuka kwa Mummy cyangwa se umubiri w'umwamikazi wa Misiri wari warashyinguwe mu bihumbi by'imyaka yari yarahise maze yakazukana ubugome bwo kurimbura wari kwitambika wese mu nzira ye byo gushaka imbaraga zamushoboza gutegeka isi yose. Iyi filime yashimangiye ubugome buvugwa ku mwamikazi Cleopatra wayoboraga Misiri mu mwaka wa 46 mbere ya Yesu. Umwamikazi wa nyuma wa Misiri tutitaye ko bimuvugwaho abanyamateka bamuha inyito y'umugore wa mbere wamamaye mu mateka y'isi. Ni izina ryambukiranyije ibinyejana n'ibinyejana n'ubu turacyarivuga. Bivuye mu migani nta muntu n'umwe wari wakabonye igisigazwe icyo ari cyo cyose yaba mu Misiri n'ahandi hose cyashoboraga gutanga amakuru ahamye y'imibereho ya Cleopatra n'amateka ye uretse inyandiko z'abanyamateka ba kera zakomeje kugenda zituma benshi bamwibazaho. Ibisigisigi by'amateka ya Cleopatra byaje kuboneka mu 1926 bivumbuwe n'abarikologe b'Abadage ariko babivumbura ahantu kure cyane ya Misiri. Aha ni mu gihugu cya Turukiya ahitwa Efes hazwi cyane muri Bibiliya kubera amabaruwa menshi n'umwa Paulo yabandikiye mu gitabo cy'Abefeso nk'uko bene data babivuga. Abo bashakashatsi bibandaga ku mateka y'ibisigazwa by'imibiri ya kera bita barikologe nyine baje kuvumbura imvi idasanzwe ahangaha Efes. Ukibyumva wakumva nta gitangaza kirimo kubona imva mu mujyi wa Efes yahoze ari umwe mu mirwa mikuru yari igize ubwami bwa Roma. Nyamara muri uyu mujyi w'imigenzo n'imico yaho ntiyemereraga abantu gushyingura abapfu babo mu mujyi rwagati kandi ibi ngo byamaze imyaka irenga 500. Muri iyo myaka yose ngayo mahame yirengagijwe inshuro enye gusa aho abantu bakomeye bagiye bashyingurwa mu mujyi rwagati binyuranye n'imigenzo y'icyo gihugu. Iyi myihariko yose bari abagabo bikomerezwa ariko imva yavumbuwe n'aba barikologe byagaragaye kirimo amagufwa y'umugore, ibintu bitangaje cyane kandi bivuze ko uwo mugore agomba kuba yarakomeye bihambaye kugira ngo urupfu rwe nawe rwirengagiza amategeko n'amabwiriza Efes yagenderagaho. Ikindi kibishimangira ni ahantu imva yavumbuwe hahoze ari umuhanda witiriwe intwari cyangwa se Rue des Héros. Umunyamateka witwa Prudence Jones yatangaje ko ibyo byatumye imva yitabwaho banayihuza n'amateka yaranze uyu mujyi mu myaka ya mbere gato y'ivuka rya Yezu ubwo amateka avuga ko muri Misiri hategekaga ingoma y'abami bo mu muryango wa Ptolemy. Nyuma yo kuvumbura iyi mva mu 1926 ntawigeze abasha kumenya neza umuntu wari uyishyinguyemo kugeza ubwo mu 2017 abashakashatsi bo muri Autriche batangaje ko ishobora kuba ari igikomangomakazi Arsinoe wari umukobwa muto mu bana b'aba Ptolemy akaba muri umuna wa Cleopatra. Mu mwaka wa 51 mbere ya Yesu Misiri yari ifite ibibazo bya politike bihambaye kuko ubwami bw'Abaroma bwari bwaramaze gushinga imizi mu bice byose bikikije inyanja ya Mediterane. Umwami Ptolemy wa 13 niwe wari farawo wa Misiri afite imyaka 10 gusa.
uyu niwe wagenerwaga ubwami nk'umuhungu mukuru, ariko ntiyifuzaga gufatanya kuyobora na mushiki we mukuru wari imfura mu muryango ariwe Cleopatre, icyo gihe wari ufite imyaka 18. Cleopatre uyumvaga ubwami bwa Misiri bugomba gutuza bukunamira Abaroma kugira ngo bubeho neza, kuko yumvaga Misiri itabasha gutsinda Abaroma mu ntambara iyo ariyo yose. Iba ariko Arsinoe murumuna we wari ufite imyaka 15 na musaza we wari ku ngoma bo ntibabyumvaga uko. Cleopatre yongeye gucana uwaka na musaza we Farao Ptolemy, ari nabwo yagerageje guhirika murumuna we ku ngoma, ariko ntibyamukundira kuko yataho atarabikora. Farao Ptolemy amwirukana ibwami, Cleopatre ahungira muri Syria. Inyota y'ubutegetsi yo yasaga n'uwayivukanye, kandi yumvaga uko byamera kose agomba kuzagaruka ibwami akaba umwamikazi, kabone nubwo byamusaba kwica musaza we. Mu 1992 nibwo havumbuye ko amagufwa yarashyinguye muri yamva twavuze yo muri Efezi, ngo yarashyinguye mu mva yubatse hariho n'agasongero gafite imiterere ya mpande 8 octagone, kandi amagufwa yari arimo yari umugore. Mu gushaka mu mateka nibwo byagaragaye ko mbere gato yivuka rya Yesu, umugore wari ukomeye wapfiriye ndetse agahambwa muri Efezi yari umwe gusa, akaba yari Arsinoe murumuna wa Cleopatre. Amateka avuga ko uyu yiciwe muri Efezi mu mwaka wa 41 mbere ya Yesu. Kugira ngo byemezwe ko amagufwa yavumbuwe ari ay'umugore, bagendeye ku magufwa ye yo mu rukenyerero, ubusanzwe aba yagutse ku bagore kurusha ku bagabo, ndetse banagendera ku bimenyetso bigaragara ku magufwa yo kwitako. Ngiri gufwa rero ngo basanze ritagaragaza ubukure bwuzuye, bivuze ko uyu mubiri wari umukobwa ukigimbuka nko mu myaka 17. Ibi byose byongeye ku bipimo bya carbone 14 byerekana uburamba amagufwa maze bigaragaza ko ayo magufwa yari ay'umuntu wabayeho mbere y'umwaka wa 220 mbere ya Yesu. Byahuraga rero n'ibihe Arsinoe na mukuru we Cleopatre babayeho. Ese urupfu rwa Arsinoe no kuba yarashyinguye muri Efezi kure ya Misiri byaba bihurira he na Cleopatre twibanzeho n'ubugome bwe buzwe mu mateka? Ubwo Jules Caesar umwami w'Abaroma yumvaga imvururu zari mu Baptolemy barwaniraga ubutegetsi mu Misiri, yahisemo kuza gukemura icyo kibazo, kuko ngo ako kavuyo kari kabangamiye inyungu za Roma nk'ubwami bukuru mu karere bwari buje guhigika ubwa Misiri. Caesar akiza, Cleopatre wari mu buhungiro yahise agaruka aza kumureba hitwa Alexandria, ariko uyu Cleopatre kuko yari yaravumwe ibwami yaje yishe mu matapi ngo agombaga kujyanwa mu cyumba cya Caesar, maze agezemo amusaba yinginga ko yamufasha kugaruka ibwami no kumuha ingoma. Ibi binajyana n'ibyo umugore avugwaho byo kuba yarazi cyane gukoresha umubiri wakurura abagabo, ariko watabitayeho ahubwo yifuza kugera ku cyo yabaga yifitiye mu mutwe nk'intumbero. Unzi Caesar yamukubise amaso ngo yahise arabye indimi agwa mu mutego we maze ararana nawe. Mu gitondo umwami Ptolemy wa 13 nubwo yari afite imyaka 10 yabaguye igitumo, maze ahita asobanukirwa ko Caesar afite gahunda yo gushyira mushiki we ku ngoma. Uyu yahise ashaka ingabo zo kurwanya Caesar, maze ingabo z'Abaroma zirakubitwa kugeza ubwo na Caesar yendaga kuhasiga ubuzima mu ntambara yiswe Guerre d'Alexandrie. Imvururu zigitangira, Caesar yabashije gufata bugwate umwami Ptolemy wa 13 na mushiki we Arsinoe ndetse na murumuna wabo muto ya Ptolemy wa 14 na Cleopatre washakaga hazamenera ngabo umwamikazi. Caesar yahunze ajya gufata inyubako nini yitwaga Phare d'Alexandrie, yafatwaga nka Tour Eiffel y'umuryango w'Abaptolemy, ikaba yari inzu nini y'icyitegererezo y'umujyi wa Alexandria wose, ariko igikomangoma Arsinoe cyo cyabashije gucika maze gihita kigirwa umwamikazi wa Misiri nubwo yari muto kuri Cleopatre. Uyu akiba umwamikazi, ndavuga Arsinoe, yagarutse kumenesha Caesar na mukuru we Cleopatre bari bashinze ibirindiro muri Phare d'Alexandrie, maze iyi inkuru ikomeye y'amateka y'intambara ya Alexandria, igice kitazibagirana kugeza ubu. Ubwami bwa Arsinoe ntibwigeze gutinda kubera ukuntu yandagaje Caesar, umwe mu bayobozi ba Roma bakomeye mu mateka, kuko Arsinoe yaje gufatwa nk'umwamikazi wa mbere wa Roma bimuviramo ibikomeye. Ubumwe bwaturutse ku mayeri Cleopatre yakoresheje kugira ngo yimikwe, byaje no gutuma adafatwa nk'imfungwa, ahubwo Caesar ashishikarizwa no kumufasha kwicara ku ntebe ya cyami, bukubemo na cya kimero cye yakoreshaga agamije kugera ku cyo ashaka. Ibi ariko nabyo ntabwo byari byoroshye.
Arsinoe amaze gutoroka muri Phare d'Alexandrie nta mwanya yigeze ata, ahubwo yahise akoranya ingabo batera Cesar wibwiraga ko kuva yafashe umunara mukuru wo mu gihugu bigoye kuhamukura. Ubwinshi bw'abanyegiputa ndetse no kuba barateye Cesar atabiteze byatumye ingabo z'Abaroma zikwirwa imishwaro, ndetse na Cesar ubwe yahungiye mu nyanja ya Mediterane kugira ngo adafatwa akicwa. Nyuma yo kurokoka, Cesar yarwariye inzika Arsinoe wamwandagaje, kandi hariho hose mu mateka baramuvugaga nk'igihangange. Nyuma yo gutsindura urugamba, Arsinoe yafashe umunara wa Phare d'Alexandrie maze awugira nk'ikimenyetso cy'ubuhangange bwe, amanika igishushanyo cy'umwami w'abami Cesar ahantu abantu bose bashoboraga kubona kugira ngo yerekane neza ko yamukubise inshuro. Cesar nyuma yo gusuzugurika nawe ntiyaviriyemo aho. Yashyizweho igitutu na Cleopatre wari utangiye kwiheba, kuko gutsindwa kwa Cesar kuri we byari bisobanuye ko icyizere cyo kuzaba umwamikazi kuri we cyari kiyoyotse. Cesar yahise atumizaho ingabo zo kumukura muri ako kangaratete. Wibuke ko yari yahunganye n'imfungwa ze, umwami Ptolemy wa 13 na murumuna wabo Ptolemy wa 14 wari utaruzuza imyaka 10. Umwami Ptolemy wa 13 yakomeje kubwira Cesar ko nakomeza kumufunga ari bwiteze ibibazo bikomeye, akamubwira ko nibura namurekura yajya guturisha ingabo za Misiri akanasubiza igihugu ku murongo. Maze Cesar mu rwego rwo koroshya ikibazo kuko arabyemera aramurekura. Uyakirekurwa ariko icyo yahise akora ni ukujya gushyigikira ingabo zamushyikiwe Arsinoe ngo bakomeze bigomeke kuri Cesar na mushyikiwe mukuru Cleopatre wari n'umugore we byemewe n'amategeko nk'uko imico yabo yabiteganyaga. Umwami Ptolemy wa 13 wari uzi amakuru y'uko Cesar yatumye ingabo z'umugereka yagiye kuzisanganira ari kumwe n'ingabo zitari nyinshi ngo azibuze kwinjira mu gihugu, ariko ingabo z'Abaroma zari ziturutse i Roma mwihisha ahantu zimuviraho indi imwe zimutunguye, abari guhunga kugeza igihe yasubiye ku ruzi rwa Nili ashaka kugaruka muri Misiri, aho uyu Farawo wari ukiri muto yapfiriye agerageza kwambuka Nili maze akarohama. Nubwo nta ntambara na nkeya yakoresheje, Cleopatre yishimiye cyane ko musaza w'umwami Farawo yari amaze kuvamo umwuka avuye mu mubare w'abamubuzaga kujya ku ngoma ya cyami. Abasirikare b'Abaromani bari baturutse i Roma bakomeje urugendo maze baza kugera Alexandria aho Cesar yari akambitse, ndetse bahita banatera ingoro ya cyami yari yarimukiye kuri Phare d'Alexandrie, bata muri yombi umwamikazi Arsinoe. Ibi byabaye nk'intsinzi yafunguriye Cleopatre amarembo yo kugera ku bw'amadatewe icyugazi na murumuna we Arsinoe. Cleopatre yashakaga guhita yica Arsinoe, ariko Cesar we yamubonaga nk'ikimenyetso cy'intsinzi yagombaga kuzajya kwerekana i Roma ubwo yari gutahuka. Mu mwaka wa 47 mbere ya Yesu, Cesar nibwo yahaye Cleopatre intebe y'ubwami maze aba umwamikazi. Ibitabo bimwe na bimwe bivuga ko kugira ngo Cesar atica umuco w'Abanyamisiri wavugaga ko nta mukobwa ugomba gutegeka kandi afite abasaza be bakiri bato, nubwo baba ari bato cyane, keretse babanje gushakana, ngo byabaye ngombwa ko ashyingira Cleopatre na gasaza ke gato kari kataruzuza imyaka 10 kari bucuri wabo, ari nako Ptolemy wa 14 maze Cleopatre aba umwamikazi uko, ariko mu by'ukuri ingoma ye yanditse kuri Ptolemy wa 14 wari ufite imyaka 8 gusa. Arsinoe koko yajyanwe muri Roma nk'imfungwa ndetse yerekanwa mu ruhame nk'uko byagendekeraga imfungwa zikomeye zari abanzi bakomeye ba Roma. Amategeko kandi yateganyaga ko imfungwa zikomeye nka Arsinoe zagombaga kwicirwa mu ruhame. Kuri Arsinoe abaturage ba Roma batangiye kumugirira impuhwe kuko babonaga ari agakobwa keza kandi kakiri gato k'imyaka ibarirwa muri 18 na 20, ntibamubone nk'umwanzi wa Roma ukomeye. Ibi byongeragaho ko barebaga udukobwa twabo tukiri duto bikiyongera ku mpuhwe za kibyeyi, maze bahitamo kwamagana uwo mugenzo, bituma Cesar yisubiraho ntiyamwica mu ruhame, ahubwo amwohereza kumufungira mu ngoro ya Efezi yari isanzwe ijyana mw'imfungwa cyangwa se impunzi za politiki. Muribuka ko twigeze kwibaza uko byaba byaragenze ngo imva yavumbuye muri Efezi, abarikeologe n'abandi bashakashatsi bitiwe Arsinoe umwamikazi wa Misiri, kandi aha muri Efezi ari kure cyane ya Misiri. Ariko nyuma y'ibyo tumaze kugarukaho, uru rugendo rwa Arsinoe kuva mu Misiri kugeza i Efezi rusa n'urubisobanura neza. Iyi nyubako yitwaga ingoro ya Artemise, mu gihe cyayo yari inyubako y'ikitabashwa zabarizwaga mu byiza 7 bitatse isi, les 7 merveilles du monde. Ni inyubako yari ifite uburebure bwa metero 120 n'ubugari bwa metero 72, kandi yose
yari itatse amabuye ya marble wagereranya n'amasarabwayi, kandi ngo yarindwaga n'ikigirwamana cy'abagereki cyitwa Artemise, kandi iki ngo cyarubahwaga cyane kugeza ubwo guhungira muri iyi ngoro wabaga wizeye umutekano uhagije hafi y'akayaga gaturuka mu nyanja ari hafi yayo. Kuri Arsinoe wari wenyine ntiyarashimishijwe n'ubuzima yari abayemo muri iyo nyubako, ariko byibuze yarahizeye umutekano. Gusa ibi nabyo byaje kurangirana n'umwaka wa 44 mbere ya Yesu, ubwo umwami w'abami Jules Caesar yiciwe i Roma, kandi ari we wari waramuhaye ubuhungiro Efezi. Bivuze ko undi wari kujyaho yashoboraga kubihindura. Urupfu rwa Caesar rwagize ingaruka no ku banyamisiri muri rusange, kuko nyuma y'ibyumweru bike gusa Cleopatre yatangiye kwerekana ubunyamaswa bwe ahereye ku kwica musaza we wari bucuri wabo umwe Caesar yari yaramushyingiye kugira ngo agere ku bwami nk'uko imigenzo yabigenzaga. Cleopatre yisha ku gasaza ke akoresheje ubumara bw'inzoka, maze yizera neza ko ari ufite ubwami bidasubirwaho. Nyamara ntiyanyuzwe kuko yarazi neza ko Arsinoe murumuna we yarakiriho, nubwo yarakiri imfungwa rwose yumvaga atatuza murumuna wa Arsinoe nawe adashize mu mwuga. Nyuma y'urupfu rwa Jules Caesar, i Efezi hayobowe n'umuguverineri mushya witwaga Marc Antoine. Cleopatre akimara kumenya ko Marc Antoine ayobora Efezi, yatangiye kumwikundishaho amushakaho ubucuti bugamije ibintu bibiri by'ingenzi: kumufasha kwica murumuna wa Arsinoe ndetse no kurinda Misiri. Naho Marc Antoine ibyari bimushishikaje kwari ukwigwizaho imitungo ya Misiri, ariko rwose Cleopatre yamurushaga inararibonye mu butegetsi. Mu rugendo Cleopatre yakoreye i Efezi muri 41 mbere ya Yesu, ibyo yifuzaga kuri Marc Antoine byose yabihawe mu ijoro rimwe gusa bararanye, maze Marc Antoine akomeza gukora byose agendeye ku gushaka kwa Cleopatre. Nguko uko Arsinoe yohererejwe ingabo zo kumusogota aho yari ari mu buhungiro mu ngoro ya Artemise, maze inkuru bakimomo ndetse babaza ibihugu byose ari icya Misiri ndetse na Roma, kuko Arsinoe yiciwe mu ngoro ubundi yubahagwa cyane. Nyuma yo kumva ko nta wundi yikanga uzamukurikira ku butegetsi mu banyamisiri, Cleopatre yatangiye kwiyumva nk'igitangaza, maze ubucuti bwe na Marc Antoine bubashuka bombi kwishora mu mushinga w'intambara ya karundura yo gufata ingoma y'Abaroma ari bombi kugira ngo bayitegeke, dore ko bari barahise banaba nk'umugore n'umugabo. Nyamara ibi ntibyaje kubahira. Octave Augusto wari umwami mukuru yabakubise inshuro, maze ashyira Cleopatre ku mwanya wa mbere mu banzi ba Roma, binatuma uyu mwamikazi aniha urupfu rutangaje tuzanagarukaho mu gice gitaha. Aha ni naho hakomotse umwanzuro wa Roma wo kutongera kwemerera Misiri kuyoborwa n'umwami witwa Farao cyangwa se undi mwami uwo ari we wese, kuko bateshaga umutwe ubutegetsi bwa Roma. Ibi byose twagarutseho muri iki kiganiro byageragezaga kwerekana ubugome uyu mwamikazi yagaragaje mu mateka ayobowe n'irari ry'ubutegetsi, ariko hari uruhande rw'amateka ye tutagarutseho cyane, ariyo bushobozi bwe bw'imibonano mpuzabitsina abanditsi batigeze bandikaho cyane, bisa n'ibyatumye izina rye ridasibangana kugeza ubu. Ibitabo byinshi byanditswe n'amafilime yahawe inyito zibazwaho nka Cleopatre Reine du Sexe, Les Nuits Chaudes de Cleopatre n'ibindi byinshi. Ese byaba byarashingiraga kuki? Hari n'abavuga ko Cleopatre mu myaka irenga 2000 ishize yaba yari yaradukanye umuco wo gukoresha ibikinisho by'imibonano mpuzabitsina abiki gihe bita sex toys byo kwimarira ry'umubiri. Ese koko ibimuvugwaho byaba ari byo ko yaba yarabashije guhimba igikoresho nk'icyo cyiswe vibrator kandi nta mashanyarazi yabagaho mu gihe cye? Ntuzacikwe n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro kizibanda hanini ku buzima bwite bwa Cleopatre.